Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV, reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya nkagaruka hahandi mu karere ka Musanze, ahantu hazwi nko mu Bisate, kongera kubarebera abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero nagiriwe umugisha, ngirirwa amahirwe ndi kumwe namwe, tugirirwa umugisha n'Imana kwemera gufata mu mashati umuhanuzi, umuvuga butumwa Dawidi. Ako Dawidi kankubaze, Yego. bura ntushobora kuba ntidushobora kuba twifuje kugutumira cyangwa twifuje kukwakira ahangaha ngo uze ubane natwe, wowe ukabyanga, Imana ikagufata mu mashati ati ca hano. Cyane. Bibaho se? Cyane rwose. Buriya bibaho ko Imana ifata umuntu mu mashati ku ngufu ati genda vuba uvuge. Ubundi iyo uri kuvugira Imana uri umukozi w'Imana, uhindishwa umushitsi n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo riguhindisha umushitsi rikakubwira ati genda, haguruka, jya kumvugira, jya kunkorera. Nkuko urugero nk'umuntu Imana nawe yahagurukije ikamuhindisha umushitsi, Aburahamu Imana yaramubwiye ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Imbara mubwiye ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Rero Aburahamu yasize imiryango ye arayigomwa, na Pawulo nawe arandika ngo byarinda muyange. Ibyo nabibonye nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Reka ngwereze nk'urugero. Nigeze nguhamagara cyangwa nkubwirane ejo turakora, ukumva utabishaka ariko ugashiduka wahageze utazi uburyo wahageze. Uyu munsi nanarinzi ko ndazi. Reka naho babonye bikubaye uravuga nibwo nahangaha. Uyu munsi ntago nari ndaza, navuye gusenga. Tamvuga ati nshobora kwigira mu rugo. Ako nyine uko warambwiye narakubwate sinari nako nshobora kuza cyasinze se. Uyu munsi rero nahaswe kuza. Wambaye neza, gake urakoze cyane, gashati kameze neza, apantaro k'umukara, nagakwita mbese kabisa. Harya ngo ikikwereka umuntu uri amavuta y'Imana ngo ikimenyetso cya mbere kirebera inyuma. Cyare rwose. Ngo burya ngo n'icyapa ngo iyo kimanitse ngo ku muhanda, ngo icyo cyapa kiba gifite umumaro ukomeye cyane, ngo kuko kidahari hari abayoba benshi cyane. Niba ngo mbere yo kugera muri ya nzira washatse kujyamo cyangwa se mbere yo kugera muri ya karitsiye washatse kugeramo, hari igihe biba ngombwa kubanza kunyura ku cyapa cyangwa ku kiraro cyane. Niba ngo icyo kiraro kidahari, benshi haragiye batakwambuka cyane. Hari abakozi b'Imana benshi bakunda kwita ibiraro cyangwa se bakunda kuvuga ni barani ibyapa byigendera. Sinze niba wenda uri umwana ariko ngiye kukikubaza, uri umwana inyuma ariko mu mwuka ndakeka ko utari umwana. Hari abakozi b'Imana benshi uzi nawe cyane, bari bafite amavuta, bafite imbaraga, banahanura neza cyane, ariko uyu munsi baraguye cyangwa se bacitse intege bakanabita ibiraro. Uyu munsi abenshi babita ibyapa. Ese ikiraro gifite umumaro cyangwa se icyapa gifite akamaro cyangwa nta kamaro gifite? Akamaro, kandi cyambutse abagenzi cyo kigasigara. Reka nkubwire rero impamvu icyapa gifite ari ikiraro nyine cy'ubwacu. Nyine kikwereka aho ugomba kuva naho ugomba kugera. Niba uyu muhanda uzamuka hano muri Bisate ukagisanga hano, umenya ko ugiye muri Bisate. Cyo kirasigara hano ariko ntikijye muri Bisate. Bishatse kuvuga iki rero? No mu bakozi b'Imana hari ibyiciro. Mu bakozi b'Imana hari ibyiciro. Yego. Rero uyu munsi ntago ndabisesengura cyane kuko tudafite umwanya munini, ahubwo ubutaha nongera kuntumira uzambwire nkubwire ibyiciro by'abakozi b'Imana. Uyu munsi ngiye kubanyuriraho muri gake. Yego. Mu bakozi b'Imana hari ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni kimwe kivugana n'Imana, kigakorana n'Imana. Aribo Pawulo yanditse ngo ubwo dukorana nayo turabingingira kudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Yego. Icyiciro cya kabiri ni abakozi b'Imana Imana ikoresha ariko badakorana nayo. Aribo Yesu yavuze ngo bazagera imbere yanjye mbabwire ngo ibihembo byanyu mwarabibonye, mumve imbere mwankozi z'ibimwe sinigeze kubamenya. Yego.
icyiciro cya gatatu ni abakozi ba Satani bihindura abakozi b'Imana. Bamwe Pawulo yanditse akavuga ngo ibyo si igitangaza kuko na Satani nawe yihindura marayika w'umuco. Arangije avuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Ibyo ni byo biciro by'abakozi b'Imana. Niba uri umukozi w'Imana udukurikiye, mbere yuko nzabisesengura cyane, manzi rebe ngo uri mu cyo cyiciro. Ese uri mu bakozi b'Imana bakorana n'Imana, bakavugana n'Imana? Abo Pawulo yavuze ngo ubwo dukorana nayo turabingingira kudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Cyangwa se uri mu bakozi b'Imana Imana ikoresha ariko badakorana nayo? Ikindi, ese uri umukozi wa Satani wiyoberanya? Yego. Ariko ikintu nakubwira cyo haracari ibyiringiro yuko nuhinduka Imana yakongera ikakwakira igakorana nayo, ukajya ukorana n'Imana, ukavugana n'Imana, Imana ikagukoresha. Ja. Ubwo rero ngewe ngize ikindi kintu ndenzaho, kuko wanyibwiriye ni ntabwo nshaka kubivugaho cyane, tuzabivugaho neza aho ngiye kuntumira, kubera ko binsabye. Sinzi ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo kuko mwabinsabye none ndabyemeye. Sinibuka neza iryo jambo. Hari ijambo bushize ubwo duherukana nabwirije abantu, babwira ngo biremwe nonaha. Rero hari igihe uba wasenze igihe kinini cyangwa ugasenga amasengesho menshi, ariko nyine uwo munsi akaba ari uwo munsi wo gutabarwa. Rero uwo munsi niba ari uwo gutabarwa, biravuga ngo nta cyavuye mu kanwa k'Umwami Imana kitazasohora. Bishatse kuvuga iki rero? Niba warasenze Imana ikavugana nawe, kuko nakubwiye ibyicaro abavuga Imana iravuze itavuze, nabo nabirengagije. Abo abakozi ba Satani bindura abakozi b'Imana. Rero ndakubwira ngo ngiye ikintu nakubwira cyo, nusenga ugasenga wizeye, igisubizo cyawe urakibona mu izina rya Yesu. Ari naryo jambo nari nshatse kuvuga ngo rikunda kuvuga ngo kuko wayisabye kurengerwa none ayigize gute? Irabyemeye. Yego. Amen. Yes, Dawi. Natinze navuze amagambo menshi, ubu kamanze ngwe intro yawe. Uyu ni umukozi w'Imana Dawidi. Ako Dawi, kubera iki nkunda kuvuga ngo ni umukozi w'Imana? Buriya nuko abantu benshi ariko bakunda guhamagara ni umwana w'Imana. Ngewe ubundi iyo titire kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana ntuzongere no kwishiraho. Gwera kakana na nabikatagore nje ndi umwana w'Imana. Yego. Sibyo? Ubwo birabye umukozi mbikatagore bikure. Ubundi iyo nkiba iyo nkegera amaraso ya Yesu, wambaye umwana w'Imana. Iyo utari wayegera ntago buri umwana nyine, jewe uri umwana w'Imana. Ariko nyine nico cyatumye Imana ishiraho inzira ebyiri, sibyo Emi? Yego. Imana yashizeho inzira ebyiri avuga ngo inzira y'uburembukiro ni inzira ngari, sibyo? Inzira y'agakiza cyangwa inzira yo kwegera Imana ni inzira ifunganye, sibyo? Utari wagera muri ya nzira ugishidikanya mu nzira, ntago aba yagera ku nzira ijya mu ijuru. Yego. Ariko wa wundi wageze mu nzira, ntago wakomeza kumubwira ngo nta wari wagera mu nzira kandi yarageze mu nzira. Rero niba amaraso ya Yesu amesha kuba umwana w'Imana, ubwo twaguze amaraso turi abana b'Imana. Rero kugera ndaza ngo umukozi w'Imana Dawi, oya, nge ndi umwana w'Imana kuko mbiheshwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Yes, Dawi, reka nkwakire tugeze ikimana gushize ku mutima by'umwihariko wambwiye ngo hari message ushaka gutambutsa cyangwa se hari ubutumwa ushaka kubwira abantu cyangwa se kugenera abantu. Reka manze ngwereza kanya ubanze bagenera ubwo butumwa cyangwa se ubagezeho izo message. Nyuma y'izo message turaza dusengera abantu, by'umwihariko abantu bajya no muri comment batanga ibyifuzo byabo. Ntacyo bitwaye. Aricyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Hari kuko hari abantu bose abantu barenga igihumbi ntago baguhamagara burya ngo upfe kubitaba, ariko comment turazisoma cyane. Ukajya muri comment cyangwa se yarakwandika kuri WhatsApp agasiga icyifuzo cye, Imana tukamusengera Imana kandi kigakemuka bitewe nuko yizeye. Hanyuma reka ngwereze umwanya ubanze utambutse izo message Imana yaguhaye, hanyuma ndagaruka mu kanya. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwa mbere butavangiwe. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 10:34 niho atubwira neza akavuga ngo Petero aterura amagambo aravuga ati ngo noneho umenye neza yuko Imana yacu itarobanura abantu ku butoni, ngahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana iramwemera. Irindi jambo riboneka mu byakozwe n'intumwa
ibice 28 umurongo wa 6 ngo babandi bagitegereje yuko Pawulo ari bubyimbe cyangwa yuko akindutse ngo amaze umwanya munini bakibitegereje babonye ntacabaye barahindura bati ni Imana yasenze Imana ishimwe. Ngo Petero ngaterura amagambo ngaravuga ati ngo noneho menye neza yuko Imana yacu itarobanura abantu ku butoni ngahubwo mu mahanga yose topele bodo side mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana iramwemera. Kubwo kwemera Imana, kubwo gukora ibyo gukiranuka, wo gukorana n'Imana, wo wemera Imana by'ukuri, wo gukora ibyo gukiranuka, Imana irakwemera. Pawulo we ngo babandi bagitegereje kagiye kumwara, babandi bagitegereje kagiye gupfa kindutse, babandi bagitegereje topelebo kagiye gukorwa n'isoni, ngo maze umwanya munini bakibitegereje ngo bonye ntacabaye ngo barahindura bati ni Imana. Hasize igihe kinini abantu bategereje gukorwa n'isoni, hasize kinini abantu bategereje kugiye kumwara, hasize kinini abantu bategereje ko uzapfa ntacyo wigejejeho, hasize kinini abantu bategereje kujya gusohorwa mu nzu, hasize kinini topele bodo sign abantu bavuga yuko ugiye gupfa. Ariko uyu munsi ndakubwirira ijambo, babandi bagitegereje kugiye kumwara, babandi bagitegereje kugiye gukorwa n'isoni, babandi bagitegereje kugiye kumwara ukangara ku musozi, uyu munsi ndakubwirira ijambo ngo lebodo sign mandura bodo time bantu bagitegereje kugiye kumwara, bagitegereje kugiye gukorwa n'isoni, babonye ntacoye barahindura bati ni Imana. Babandi bari bazi kurwaye kanseri Uwiteka nagukiza barahindura bati ni Imana. Babandi bari bazi kurwaye ufite sida nibona Uwiteka gukije barahindura bati ni Imana. Babandi bari bazi ko ntawe uzapfa wigejeje nibona hari Imana ikugejeje barahindura bati ni Imana wasenze. Uyu munsi muzaniye message ivuga ngo nubwo abantu bategereje kugiye kumwara, nubwo abantu benshi bazi kugiye gukorwa n'isoni, nubwo uri mu bibazo ukaba uri kumva ugiye kumwara, uyu munsi ndakubwira ijambo ngo lebodo sign mandura bodo time babandi bagitegereje kugiye gukorwa n'isoni, babandi bagitegereje kugiye kumwara, babonye ntaco baye barahinduye bati ni Imana. Reka banzi babone ko Imana yakuremeye amashimwe, reka banzi babone ko Imana yagutabaye. Nkunda kuririmbye ikorasi ivuga ngo uzanabare bakiriho batazagira ngo irabesha. Imana igutabare kugira ngo abagitegereje kugiye gukorwa n'isoni, abantu bategereje kugiye kumwara nabona ntacubaye barahindura bati ni Imana wasenze. Uyu munsi ndakubwira ijambo ngo wowe dukurikiye nusenga, babandi bategereje kugiye gukorwa n'isoni, babandi bashidikanya kugusenga kawe, babandi bavuga ngo mbese kusenga wageze kuki, uyu munsi nakubwira ngo lebodo sign mandura bodo time Imana iri kuvugana nawe ngo abategereje kugiye gukorwa n'isoni, abategereje kugiye kumwara babonye ntacubaye barahindura bati ni Imana wasenze. Imana iguhe umugisha. Amen. Amen. Tugiye gutanga nimero ya telefone ariko twabasabaga ngo mutwemere tugasengera abantu bameze gutya. Hari abantu bafite ingo ziri gusenyuka muri iminsi biturutse ku bwumvikane bukeya. Hari abantu uyu munsi batabashije kumvikana cyangwa se batabashije kuba babona umwanya wo kuganira bitewe umwe muri bo utarabashije gufata umwanya ngo yemerere undi ngo baganire bongere bubake. Hari n'abadukurikiye uyu munsi bari kuvuga ni itariki ko zigeza y'inzara vahe. Hari n'abadukurikiye uyu munsi batari babona minerivare. Hari umuntu ejo wanyandikiye arambwira nti mu byo musengera no mu byo musaba mwibuke kunsengera mubwira Imana ati indengere ngo nafashe ngo ideni rya banke ariko bagiye kunsora bagiye kunereza cyamunara. Ati bishobotse mukansengera Imana igakora igitangaza nazayishima. Uyu muntu namusubije ati humura Imana y'amahoro ntabwo yakwemera gukorwa n'isoni. Ni ukuvuga ngo nuko nzi ko turamusengera kandi Imana ikatwumva cyane. Hanyuma hari abantu badukurikiye uyu munsi bafite inzara cyane, sibyo? Hari abantu badukurikiye bafite ubushomeri. Hari n'umuntu udukurikiye uyu munsi wifuza gukizwa ariko bikanga, kandi muri we kumva akeneye gukizwa, akeneye imbaraga z'Imana. Hari umuntu udukurikiye uyu munsi uri mu gihugu cyo hanze ugira umutima w'impuhwe cyangwa se ugira umutima mwiza akanatera abantu inkunga, agashigikira abantu inkunga ariko bakamubera babi. Uyu muntu yarigeze kunyandikira arambwira ni nifuza kugira neza no gufasha abantu benshi ariko abo ngiriye neza bose bambira indyarya. Ariko reka aka kantu tukavugeho. Niba umuntu agerageje kugira Dawidi neza umugani agafata amafaranga ye akavuga ni genda ugura utwenda, ya mafaranga bukigera kwirira amanyama n'amaburushete ntugure za myenda, hanyuma uwo muntu natongera kugutera inkunga, ikibazo niwe cyangwa ikibazo ni wewe? Ikibazo ni wowe. Hanyuma se
ubundi yakagwaye amafaranga cyangwa se akakugira neza gutyo, wowe akagombye kumurika icyo kintu yagusabye gukora ukaza ukakimwereka cyane. Nyine ugomba kumwereka ko ibyo wakoze, ibyo yagusabye gukora byakoretse, kandi ukamubwiza ukuri cyane. uwo muntu rero sinzi ko twamusabira umugisha. urumva abantu bamubereye babi abatakariza icyizere, ku buryo ashobora no kureba Dawidi akavuga ni se basi umugisha ngukorere kuri uyu mwana w'Imana, nawe bikamutera ikibazo bitewe n'ukuntu abakozi b'Imana benshi yagiriye neza bamubereye babi. ubwo ikibazo bizagenda gute? Ikintu uwo muntu agomba gukora nyine ni ugusenga Imana ikamuha abantu nyine b'umumaro cyangwa se abantu bo kwizerwa. Yego. Yes, hanyuma reka tubasengere, turi no kugana ku musozo, hanyuma Imana iguhereza umugisha. Reka umanze utange nimero ya telefone hanyuma dusenge. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 40 32 45. Tuyisubiremo. 0782 40 32 45. Yego. Reka dusoze dusengera abantu badukurikiye by'umwihariko, hanyuma nabo bizere Imana ibahereza umugisha. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ishobora byose, turabizi neza ko Petero yanditse akavango ngaterura amagambo ngaravuga ati noneho tumenye neza yuko Imana yacu itarobanura abantu ku butoni. Turabizi neza kuri Imana itarobanura ku butoni, ngahubwo mahanga yose ububaha agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Natwe nk'abana bawe turabizi ko hari abadukurikiye benshi bafite ibibazo bitandukanye, hari benshi badukurikiye babazwa n'umubiri, hari benshi badukurikiye bafite ibibazo bitandukanye, ariko ndasabye kugira ngo uyu munsi usaha uyu munota reka bigaragarize bakubone nk'Imana, reka bigaragarize babone ko wakoze imirimo yawe, reka bigaragarize nyiringa b'Imana kugira ngo babone ko uri Imana ihambaye. Urakoze rero Uwiteka, urakoze Mana ya Isirayeli. Ndasabye kugira ngo buri umwe wese udukurikiye icyiciro arimo ibibazo afite, ndasabye kugira ngo uyu munsi Uwiteka Imana umugereho kandi akubone nk'Imana. Urakoze Mana, natwe mu izina rya Yesu, amen. Mana ngo umugisha.